bikwiye. I don't care about what people say. Nyuma yuko fata ku mavuta afunzwe, ntabwo ngiye njya nza ngo mfate side kubera umuntu ashobora kugira ngo nshimishe amarangamutima y'umuntu. No, I do ibyo mbona biri mu murongo kandi bikwiye. I don't care about what people say. Niba ari abantu b'ibigoryi babaho, urukumva nzavuga, urukumva yashaka nihangana akaryinjiramo, urumva nanga umuntu w'indyarya ugira personality zibiri, urumva bro. The Ben ni ikigoryi, urumva The Ben ntabwo adusha amafaranga nta n'umunsi n'umwe. Okay, cyane se natombora roto ufite amafaranga nk'aya Ben ntabwo harara kuri izi live. aho ngaho niho bera ikigoryi. Ese The Ben ni ikigoryi. Godfather yesi ndamenye ikintu mwapfuye ariko napfuye na The Ben, ntabwo ndabihisha. Napfuye na The Ben fata ku mavuta, urimo kunyumva? Napfuye na The Ben fata ku mavuta buriya, kandi fata ku mavuta ntabwo ari inshuti yanjye, ntabwo azigera ari inshuti yanjye kuko naramutwitse. N'impamvu yatumye fata ku mavuta agenda ni space nakoze. Umuntu bita Jean Ruhunga wari uyoboreye RIB arayumva, aravuga yumva audio zafata ku mavuta ndi gukina, aravuga ati ntibishoboka. bivuze ngo niwe watwitse fata ku mavuta. Ntabwo namutwitse, yari yarengereye avuga ko akeneye ko Pamela aza akerekana inda ye, ko The Ben atigeze amutera imbere. Pamela ko yerekana inda cyane, genda ubirebe. So aho yari yarenze umurongo. Nubwo ntabwo bira bintu yakoze sibyo, urukumva ngo ntabwo fata niba yarageze ajya kuvuga kuri Pamela yari yarenze umurongo. Ntabwo ushobora kuza ngo ujye ku muntu ngo uvuge ngo umugore, umubyeyi, umudamu w'umuntu aze yerekane ngo nta, aho ngaho yarerenze umurongo, nagomba kumwamagana. Turi kumwe uretse no kuba umudamu w'umuntu no kujya muri famille y'umuntu ntago ari byo. Aho yari yarengereye fata ku mavuta ibyo ari gukora. Ntabwo ngiye kuba fata ku mavuta n'imyaka bamuciriye, urimo kumva, n'imyaka bakagiye fata ku mavuta nta kibazo nyifiteho, ahubwo ni miki. Azataha gutaha bwo azataha ntabwo. Ariko noneho ikindi hari afata ku mavuta, ari ikintu mutamenye. Fata ku mavuta baramara kugera muri ageze muri polisi, yaratakambye asaba imbabazi. Asaba imbabazi barazimwima. none se kuki atabikamba abarika bigenza, aratakamba ba The Ben barazimwima. Fata ku mavuta amaze kugezwa habura amasaha 2 ngo ajye mu rukiko, The Ben ajya kwiyandikishwa kuri Instagram. Byari birangiye bura, nari mukarabye, nari mbonye ishusho y'undi muntu ntarizi, nabanaga nawe, ndavuga nti umusa unyeretse indi side yawe y'uryarya, kandi buriya umuntu w'indyarya bro biba birangiye. Nahise mvuga ati ndayamanitse, urabeho, bye, tubyaranye aba Godfather. Sinongeye kuvugana na The Ben ukundi wimwe. Nzi kumaze igihe muri ibi bintu bwo koko ntabwo ari usanzwe zuriya mugabo, tuvugishije ukuri. Oya ninje reka ze nkubwire, urukunyumva? Ninjiye muri industry, ninjiye muri showbiz. The Ben na Meddy amaze kujya i Burayi, bamaze umwaka umwe bagiye mu mwaka bagiye 2008 niba atari 9 gutya. Ninjiye muri Biboro 2010 nibwo ninjiye muri showbiz. Urani muntu batanyanye na Prince Guma Guma, urimo kumva? Ntabwo abatipiro nigeze mbamenya, urumva? Naraye amajuru buriya ndi kurwana nuko ba Knowless yatwara Prince Guma Guma bro, nta ntara ntagiyemo, urumva? Ewe gawe none njye nafashe miliyoni 2 iragenda zitambaza mu ntara hose, kandi byatanze umusaruro. Ndi mu bintu byagize umusaruro vraiment. Yazaga kuri studio iwanjye tukarara amajoro, urimo kumva, turi guplaninga dushaka ari ama-t-shirt, turabizi ko twakora ama-t-shirt ye. Nabaye muri team, urabona team y'uduhene ya King James, ndayizi gara kumwiba kwa David tukarara amajoro. People babona umuntu hano mukaraba Godfather, nkabona ibigorye ngo wowe ngo bro, urumva ko Godfather, urumva ko style ngiye nkuri imbere, urukumva undi imbere, ariko nyine urukumva urukunyumva. Ibi biboro rero ndabizi bro, izi kata ndazizi, iyi muziki ndayizi, urimo kumva? Iyi industry nyimazemo kabiri, aba bamuyoboke ndabazi, urukumva? Ubusambanyi bukabije bwo muri industry ndabuzi. I know everything about this industry. Ariko nyine abantu bambona gutya naragarutse mu yindi shusho ya Godfather, urukumva? Ubusambanyi bukabije ushatse kuvuga iki? Ndabuzi bro. None kaze nkubwire ngiye ko ndi mu bantu, urabona igitano cya PC Julius yakore muri Alpha Palace. Ndakibona. Urakibona? Twishura 5 kwinjira. Kiragiye saa 11 abantu igitaramo cyabaga kirangiye, turi gutaha, urumva? Tujya dukomereza la Prince House. Urahabona?
Santa Rosa niko ndumva yitwaga. yego dukata batagiye hari abagiye muri VIP bakajya KBC naragendaga Izere bitegura ibintu bya hariya. aha ntuza wacuranga wowe Alpha umugabo watonze Ndamubona urumva epoke zanjye ndi kuzumva. urumva nduwa none aha Waziye rimwe na Melody. Ariko reka Melody noneho Melody kiragiye yarabakingaga muri musiguma yigeze no kunkorera ingoma kera ngira ngo. urukunyumva noneho ngende muri biboro Bruce Melody namuhagara ifite njya bimubwira avuga ati mabera nyoko nagwaga ifite nuje kumwe ngo ntabwo twitari ya nyoko nuko atabakuza ubwo wabona burase kiragiye wagiraga imodoka ye baba we cyenge nagiye imodoka bro nagiraga vane y'inyamerika nziza cyane urukumva nahita nkumenye uvuze vane abantu bari bazifite bari bake bari nka babiri uzagenda ubaze Herve uramubona ufite BMW ndamuzi aha umuzi rero wabuze oya na Manzi promo ninde wari ufite amafaranga genda iyo hirya ndakwiyamye wo gahambirwa we so tuvuyeyo urukunyumva niko mushite wanjye Godfather ndakora mu muri industry bacari na nina babakinga muri Primus Guma Guma urimo kunyumva ari njye ugurisha ifoto ya mbere ubwo se muri icyo gihe Alex yari ataraza baruma Alex kwase wo bite byawe umusa nyine ndeba tipe hano ariko nyine tugarutse kuri iki gihe kuri uyu mutipe sibyo guys mutapinga screen mukade kuri iyi ariko difamba bari umbwire hari ibintu naramenya mani kuri TikTok gutapinga screen bimara iki bituma ntuza igira birafasha iyo utapinga no kuri ifoto ya Godfather mukayitapingaho urabona ko ituma ntuza iba volume iragenda urabona ko ngubundi muri A1 I mean A2 muri A1 ndashaka kugera muri A2 barakuri commending iyo bagutapinga abantu gutapinga birafasha kabisa hano turi gutera story hano umuntu uri hanga muri live cyangwa twatangiye mujye mutapinga screen ibintu byoroshye urimo kunyumva nani ibi biboro aba batipe mane nyine mbere hari gende abantu hano bakaza bakigira ski bakareba wowe nkabareba bro uretse kubera icyo utagishyira hanze identity yawe hari umuntu ufite utudeni yiki se nyishirira hanze igiko nashatse kubabaga muri ubu buryo quelque part bahita basanga muri amahomi urabona ntabwo naba nkibabazi urabona quelque part ijwi ryawe ntibari urabona quelque part ifungura no kwa rubangura inyuma mu gikari ndahabona tafudanga bamuna abantu wese Patrick KIP aha hariya ni ariya nateguyemo udutaramo tutagira ingano tw'inkokora iyo si urukumva rero hari gende abantu bapeti bakaza nkabitegereza ibyo twavanye ibintu nkabareba nkavuga nti you don't know what you doing yase muceceke mugende gake Godfather na urubakera kabisa urarutesha amahite y'amayejo meze neza ariko se inka wampaye wayimvungijemo amafaranga ukayama mugasheshe kaka ndagwibishana utoranye mugasheshe oya mbwira kwanza na Mutamba yaraje hano washaka kugira ngo njye gucyura iyo nka nitahe dore na mukuru wa Debeni yarayimpaye shwana na muri tahe rwose reka bigere kwa gatatu yatashye rwose niwumva iratahe cyangwa amafaranga yayo nta kibazo ntazo mu rugo zagiye Masisi ko nabonye inka nyinshi ziri ku Masisi niba ari zagiye Masisi itijya mu zindi oya ntago Masisi ubwo benshi bari baragishira ariko twe ntabwo turi kuri okay none se umuyoboke reka mwibagiza amahirwe nakubonye umuyoboke yaramwiye ngo burya ngo wari umudije ukomeye ngo rumwe mba DJ wari ukomeye muri Kampala wa mugabo wenda gusabye umbabarire bizagiye bibaze DJ cyangwa ba DJ Shiro bazakubwira manager muyoboke wabimbwiye ngo ngwiki ngo Godfather ureba yari umwe mba DJ ukomeye muri Kampala reka nkubwira nacuranze 256 identity yawe nuri wishyize hanze 256 tubanze babos mu kabari k'abazungu ka mbere muri Kampala nacuranze Sheraton ndayibona babos
babozi n'uyu munsi iriya niyo iri muri bare zitari zirangira ava muri izi ngizi za ntuza ahandi hose ndakubwiye nta kabari nyine niki nuko banashaka kwishyira hanze urukumva. Eh, urumva muyoboke yaraguperereje arakuzi. ntabwo muyoboka nzi